Muvandimwe wiriwe, nizere ko umeze neza. Nguyu uri kureba ni Gadi Nshimiyimana. Fata akanya gato wegere miruwari yawe cyangwa se indorerwamo, maze wirebe mu maso cyangwa se umubiri wose. Ngaho reba iyo shusho nziza ufite. Imana reba uburyo yagutatse ubwiza buhebuje. Yakuremanye urukundo kandi bigaragarira twebwe twese tukubona. Wari uzi ko uri uw'agaciro kuri njyewe? Buriya iyo nkubonye mu nzira, ku ifoto cyangwa se iyo turi kumwe, numva binshimishije kandi binejeje. Uri uw'igikundiro, uri uwo ndeberaho, uri uwo nigiraho cyangwa se inspirational, uri uw'umunyabwenge kandi uri uwo Imana ishatse ko ubawe. Mfashe uyu mwanya muto wo kukwandikira iyi mesaje nkubwira ko mu buzima harimo ibintu byinshi birushya, ariko byose nta na kimwe cyakunanira kugira ngo ugishakire igisubizo. Ndi hano ngo ngufashe nk'ikiremwa muntu nkawe, kandi ikiruta byose Imana yemeye ko ubaho iri kumwe nawe kandi iri kumwe natwe twese. Ngaho gira umunezero, umenye yuko nubwo abantu batakwitaho, bagutererana, ntibakumve, ariko ngenda ahangaha kandi nkubwira yuko igihe cyose abantu batagukurikiye, ariko Imana iba iri kumwe nawe. Ndagukunda kandi nshaka ko utera imbere muri byose. Ikiruta byose, Imana yemeye ko ugeza umwanya ugihumeka, iragukunda kurusha uko ngukunda. Ngaho gira ibihe byiza, ariko utekereza neza ku magambo umaze kumva, urebe ko hari icyo yaguhinduraho, maze abantu bose bakubwira yuko ntacyo umaze, abantu bakubwira yuko nta n'icyo wakora, abantu bagusubiza inyuma, ubereke yuko hari icyo ushoboye. Gira umutima utagucira urubanza, abawakoreye nabi ubasaba imbabazi. Ugire umutima utunganye muri weho, kandi umenye yuko uri uw'agaciro, nta cyakunanira, kandi ufite imbaraga zo kugira ngo byose ube wabikora. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibane nawe. Uyu nguyu wabyanditse ni Gadi Nshimiyimana, cyangwa se uri kureba imbere yawe naniwe ubikubwiye muri kano kanya. Nshimiyimana Gadi cyangwa se Gadi Nshimiyimana. Murakoze, Imana ikomeze kubarinda.